umuntu yicaye mu rugo ibi bintu wazabiva mu rugo si ibyo kwirirwa mu rugo koko wabivamo ko ngiye hano metero mba nayishyizemo ngiye hano witwa kuko bikora ku munwa se kandi utakara ariko nakarabye n'amazi meza n'isabune mbese ni ahantu wagiye ukora rega kuhakorera ga mwese umuntu yakarabye muyobozi hari ikibazo kiba kirimo geragenda ariko ugenda ukaraba buri kanya ngaho usubira iwanyu gusubira kuko umuntu azajya yirirwa aryamye ibintu bya covid by'amavide covidante koko ntabwo nagufotora bakifungirana mu nzu ngo tuzajya tuguma ngo turi mu rugo niko oya egera hirya wazishyiramo metero metero naguze yuko coronavirus ageze mu Rwanda ugiye hehe ngiye ntabwo usobona ko ngiye ku gasantere mama yarantumye urudodo nyine nanjye none se ngiye kuguma mu rugo ntabwo leta yabashyiriyeho kuri televiziyo ibintu muzajya mwiga kirafata rero genda turuka hano amasomo twari tugira radiyo cyangwa televiziyo basize nta na karadiyo mugira uretse ko wikora mu maso kandi utakarabye intoki kari muri abo rugo ntabwo ukarabye kuko nta hantu wagiye ukora rero genda utaha iwanjye ngiye nambaye n'agapfukamunwa nta kibazo muyobozi ni uko itwe tuba twanize baratse ko batunaniye ko ari inzererezi n'ubundi kereka namwe b'abayobozi niwe mwe mwabatubwirira naho ubundi twebwe nta kintu twabakoraho rwose pe nta kintu twabakoraho muyobozi yego bwawe muyobozi nta kibazo